aho kuzanshyinguza ibya mirenge ngo abandi batabacishamo ijisho mugakorwa n'isoni bagatanga bije nyinshi bakagushyinguza miliyoni 5, nabyo ni byiza, ariko muzabanze mumenye neza niba abana nsize ntawe ugiye kwandagara. Muzanabwira abana banjye igihe nzaba ntakiriho ibiganiro byanjye bazabyiteho, hazaba harimo inyigisho. Ntago nkorera views kugira ngo mbone amaramuko, nkora kugira ngo nsige umurage mwiza ku isi. Niyo mpamvu igihe ntahawe ndi ku isi y'abazima mpumeka, igihe ibihangano byanjye bitahawe agaciro ngo bibe byakinwa, kuko ntabiherekeresheje amafaranga ngo babikine, yego muzabikine ari byo bizaba birimo gusa. Impamvu umunsi nzaba napfuye bizaba ari ibyishimo kuri njyewe, nzaba ngiye mu ijuru, kuko aho njya ndahazi. Muri no sindabizi ko ndi umugenzi. Kuzirikana yuko ndi umugenzi ejo n'ejo bundi nava mu mubiri bintera kugira ishyaka n'umwete ryo kubana n'abantu bose mu mahoro. Yego ntawe neza rubanda, ariko nukugerageza. Indi mpamvu nzaba nishimye, nzaba ntandukanye n'indyarya zo mu isi. Niyo mpamvu nzaba nishimye, nzaba ntandukanye n'indyarya nk'izo. Iyo mitego birirwa badutega nzaba ntandukanye nayo. Abo bose bagiye bamba hafi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bagiye basindagiza bakankomeza umutima, nzaba ngiye kure yabo, bizaba ari umubabaro. Muzansezerere mu rugo. Reka nongere nkusuze wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe. Ni Sam Start Do. Kubera iki dukoresha Sam Start Do? Ni start to do, ariko tugakuramo tukavuga start do. Tangira ukore. Tangira ukore icyo ugomba gukora, tangira ubane n'abantu bose mu mahoro, tangira ukora icyo ukunze, kuko uyu munsi nahawe ariko ejo ntago arahawe. Niyo mpamvu tuvuga tuti ni Sam Start Do. Ni Sam utangiye gukora, agakora bijyanye n'ubushobozi bwe, agakora uko yifite, adategereje ubushobozi bw'ahandi, adategereje ibitangaza. Ngo mugabo arigira yakibura agapfa. Natwe twagerageje kwigira. Kubera iki ikiganiro cyacu twavuze tuti icyo muzankorera umunsi napfuye. Nta mpamvu yo kugira ngo uvuge ngo uyu mugabo ari kwikungurira. Oya, ntitukirengagize ibintu tuzi ko bizabaho. Twese turi abagenzi, dufite iherezo. Nawe uri kundeba uzitaba Imana, n'umwana uzabyara azitaba Imana, natwe turi kubyara nuko bizagenda. Muri no si muri make turi abagenzi. Rimwe na rimwe ibyo nkora cyangwa se ibiganiro nkora njyewe ni umurage mba ndimo nsiga. Muzanabwira abana banjye igihe nzaba ntakiriho ibiganiro byanjye bazabyiteho, hazaba harimo inyigisho. Ntago nkorera views kugira ngo mbone amaramuko, nkora kugira ngo nsige umurage mwiza ku isi. Reka dutangire mbereke icyo muzakora bantu banjye, icyo muzankorera umunsi nzaba ntakiriho. Tugiye kuganira, ariko reka mbanze mbabwire mu ncamake uko ibintu bizabyifashe, uko nzaba niyumva n'ikizakorwa n'icyo mbasaba kuzakora. Topic cyangwa se mu ncamake umunsi napfuye uko nzaba niyumva nibyo tugiye kureba. Ahambere nicyo turavugaho. Nzaba nishimye, ku rundi ruhande kandi nzaba nababaye. Ibyo ndaza kubibasobanurira. Reka turebe kuri kabiri. Kuri kabiri, muzansezerere mu rugo. Nimuzansezerere hehe? Ngo ku rusengero. Hari impamvu kandi ubwo ndayibasobanurira. Gatatu, muzacuranga indirimbo zanjye gusa, uretse indirimbo imwe gusa ndabumvisha. Ibyo turaza turabyinjiramo mu kanya neza. Kane, aho kuzanshyinguza ibya mirenge, muzabanze murebe niba abana banjye size badasigaye mu manegeka. Bije yose yari kuzameneka kuri nge, muzayimene ku bana banjye. Niba ari amashuri bazayige bayaminuze, niba ari uko babonye ikibanza cyo kugira ngo bazaturemo nyine, muzabanze mumenye niba koko bimeze neza, niba uko muzamunkunze. Kuko usanga benshi uburwaye ntibaguhe imbuto, ntibagusure, ariko wapfa bije ikaba nyinshi.
bakazana serikeye zihenze za miliyoni zingahe, ntabwo urwo ari urukundo. Mujye murwereka abasigaye uko nibo basigaye ku rugamba. Kane reka mbisubiremo rero, kandi abana banjye muzabakangure kumva ibiganiro byanjye kuko harimo inyigisho bizabafasha, nijwi bazakomeza kumva n'igihe ntariho. Reka twinjire mu kiganiro neza sasa. Kubera iki umunsi nzaba napfuye bizaba ari umunsi w'ibyishimo kuri njye? Impamvu umunsi nzaba napfuye bizaba ari ibyishimo kuri njyewe, nzaba ngiye mu ijuru kuko aho njya ndahazi. Muri ino si ndabizi ko ndi umugenzi. Kuzirikana yuko ndi umugenzi ejo n'ejo bundi nava mu mubiri bintera kugira ishyaka n'umwete ryo kubana n'abantu bose mu mahoro. Yego ntawe uneza rubanda, ariko ni ukugerageza hamwe n'impuhwe z'Imana yacu data wa twese. Ndabizi neza ko nzaba ngiye mu ijuru, niyo mpamvu nzaba nishimye. Ino si ni imiruho, ubyanga ubyemera urarushye. Waba ubyaye urarushye, waba ukiri siribateri urarushye, waba ugenda mu modoka urarushye, waba ugenda n'amaguru urarushye, waba urara muri etaje urarushye, waba urara muri borudire urarushye. Iyi si ntishobotse. Indi mpamvu nzaba nishimye, nzaba ntandukanye n'indyarya zo mu isi. Mu isi tubana n'indyarya zidushuka, zitubeshya, zikigira nkaho zishaka kugufasha zitari kugufasha. Ukagaragurika bafite uburyo bwo kuba baguha linye y'imikorere nawe ukabaho, ukava mu rwobo cyangwa munsi y'umurongo w'ubukene, ariko ibyo ntibabikore. Niyo mpamvu nzaba nishimye, nzaba ntandukanye n'indyarya nk'izo. Iyo mitego birirwa badutega nzaba ntandukanye nayo. Indi mpamvu ya gatatu nzaba nishimye, nyine nzaba mvuye ku isi y'ubugome, ku isi y'ubugambanyi. Kabiri, umunsi nzaba mvuye kuri ino si uzaba ari umunsi w'akababaro. Uzaba ari umunsi w'akababaro kuko nzaba ngiye kure y'umuryango wanjye, umugore wanjye, abana banjye, ababyeyi, abavandimwe, inshuti zabaye nk'abavandimwe. Kuko nubwo ino si irimo indyarya, harimo n'abantu b'Imana kweri bafite urukundo rwo gufasha, bakwereka urukundo atari uburyarya. Abo bose bagiye bamba hafi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bagiye basindagiza bakankomeza umutima. Nzaba ngiye kure yabo, bizaba ari umubabaro. Indi mpamvu bizaba ari umubabaro, nzaba mbasize abo bose nkunda mu isi y'imiruho, mu isi y'agahinda, mu isi y'indyarya. Nzaba mbabajwe n'ahantu nzaba mbasize muri ino si. Reka turebere hamwe kuri kabiri impamvu navuze ngo muzansezerere mu rugo, ntimuzansezerere ku rusengero. Abantu benshi bajya bigaragaza neza ngo ku rusengero, kandi nyamara iwabo ari ingumi. Njyewe mba numva ntuje mu mutima kandi ntekanye iyo ndimo nsengera mu rugo, dusengera hamwe n'umugore, dusengera hamwe n'abana. Urwo ni rwo rusengero rwanjye. Mpamya ko ari na Imana izambaza. Abo nibo yampaye nyine, nibo ngomba, nibo nshumbye. Ndi umushumba mu rugo. Ku rusengero, Bibiliya iratubwira ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka uri muri twebwe. Urusengero rukomeye n'umutima wawe. Ngere nta mpamvu yo kuzanjyana ku rusengero, kuko yaba ari isengesho pasiteri azazamura cyangwa se n'undi wese, ntacyo rizamfasha. Ikizagira icyo kimfasha nuko nabayeho muri ino si. Ninzaba ntaragitunganije, nzaba nabaye umuhombyi. Ninzaba naragitunganije, nzaba ndimo neza. Ikindi, hari ibintu bijya bibaho ngo habuze umuntu uzamura isengesho. Kurizamura ni byiza nk'umuntu wemeraga Imana, ariko koko niba warakuze muri Yesu Kristo, nta mpamvu yo kuvuga ngo pasiteri ubwo atazamuye isengesho njye sinzarizamura. Ese wowe mu Kristo usanzwe, wowe muturanyi, wowe inshuti twagendanaga, ntago wazamura isengesho ukayobora gahunda zose zo gushyingura? Niba koko waragutse ukamenya Kristo icyamuzanye, nawe ukabasha kwigerera hera, si ngombwa ngo hazasenga igikomerezwa kanaka. Wowe ubwawe uzumva ufite uwo muhamagaro, bakaguha ako kanya uzasenge kandi ukomeye. Mwabyumvise rero ku bijyanye reka nkomeze nengeze ku bijyanye noneho no gucuranga indirimbo zanjye. Kuko nabivugaga, ino si
ni ingambanyi, ino si ni ingome, ino si ni uburyarya. Ntago uwo tubona wabaye superstar cyangwa se uwo washyizwe imbere si uko ari we wabashije kurusha abandi, ni kata. Ibyo rero nta genge mbifitemo. Imizingo yanjye nzaba narayisize, ubutumwa nzaba narabusize mu ndirimbo, buzaba buri kuri YouTube channel yanjye, uzajyeho ubwumve, bufasha abana banjye, bufasha umuryango wanjye. Niyo mpamvu igihe ntahawe ndi ku isi y'abazima mpumeka, igihe ibihangano byanjye bitahawe agaciro ngo bibe byakinwa, kuko ntabiherekeresheje amafaranga ngo babikine. Yego, muzabikine ari byo bizaba birimo gusa. Indirimbo nzaba ngejeje ntago zizaba ari nkeya, aba arizo muzashyiramo. Nizinaba nkeya, ibiganiro ntago bizaba ari bikeya, muzabishyiremo. Nababwiye ko arizo muzakina gusa, uretse indirimbo imwe ndabashyiriramo. Ariko ubundi wawe bashyiriramo none ahangaha nkabona ubukomeza ikiganiro ho gatoya, nkaririmbaho gatoya. Nubwo ndayishyiramo mu kiganiro nayo ikaza kuduherekeza mu kiganiro. Reka nyirebe mwihangane ntago bitinda. Reka mbumvisheho. Uri gutegurwa n'Umwami Yesu, niwo tuziberamo yo, tumaze gusiga isi y'ibyagowe. Wasiwe yo, hari umunsi tuzagusiga. Wasiwe tuzagusezera twigendere. Reka mbe mpagarikiye ahangaha, ndayishyiramo muri background mu kiganiro, ndahamya ko iraza kuba iri kubafasha nayo. Reka dukomeze mbabwire icyo mukwiye kuzakora uwo munsi nzaba nigendeye. Twe tugeze ku ndirimbo zanjye arizo muzakina gusa, uretse iyo ngiyo mbumvishije yindi. Ikindi narenzaho, ntuvuge ngo ikiganiro gikoze kare, ndabizi ndi umurame, ariko tugomba guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ndashimira umugore wanjye mu bihe bigoye twagiye tubanamo, by'inzara, by'ubukene, akaba intwara agakomera. Naho yahinduka, nakomeza mushimira ko muri ibyo bihe yabashije kubitambukamo neza. Ikindi rero, nzabakumbura kandi nzabasengera kuko ntago bizaba byoroshye aho nzaba mbasize. Reka tugere ku kanahari, imibare sinyibuka ariko ko tugezeho, ni ukubabwira ngo aho kuzanshyinguza ibya mirenge ngo abandi batabacishamo ijisho mugakorwa n'isoni, bagatanga bije nyinshi bakagushyinguza miliyoni 5, nabyo ni byiza, ariko muzabanze mumenye neza niba abana nsize ntawe ugiye kwandagara. Nimusanga mu minsi nabayeho, mu myaka nabayeho, hari icyuho kigiye gusigara aho gutakaza menshi, muyanshyinguza, muzazibe icyo cyuho. Abo bana muzabarebere niba ari izo minerivare, muzabarebera agaparisere, muyo mwari kunshyinguza iyo bije, hanyuma mukora ibyoroshye rwose, kuri byoroshye. Abasigaye nibo bazaba basigaye ahantu bakeneye ubufasha. Yego, byumvikanye. Abana banjye mbisubiremo, muzabaye impamba y'inyigisho zanjye mu biganiro no mu ndirimbo, kuko ntago ndi hano ngo nkora ibiganiro byo kujya guhobagiza. Ndi gukora ibiganiro byo gutanga uburere none n'imyaka iri imbere. Ibi ntago ari ubukunguzi, reka mbisubiremo. Abantu usanga baherekeza umuntu bakumva hari ko uwo muntu apfuye we yizize, bakagira ngo hari bo bafite ubwirinzi bakoresheje. Nta bwirinzi buhari, ndakubwiza ukuri, uretse impuhwe z'Imana. Imana ibikongeye iminsi yo kubaho, ariko buriya unatashye abaruhutse. Yego,
nsoza mvuga nti muntu nkurikiye ereka urukundo umuntu wawe agihumeka, wirumwereka yapfuye ari muri serikeye, wirumwereka bari kunagahitaka. Niba ubishoboye ugatekereza ku muntu, si ngombwa ngo ujyane ibya mirenge wikoreye, reka urukundo umuntu wawe agihumeka. Ntago agusabye ibya mirenge, simbuka umusure iwabo niba umukumbuye, ukoresha itike muganire, musenge, umukomeze, ntaboneka ari wenyine. Aho kujya uzamwereka urukundo ari mu mva uri kurira, utakibasha kuvugana nawe ngo akubwire ijambo rya nyuma, ngo agusabe imbabazi cyangwa umusabe imbabazi. Mwabaye iki mw'abantu mwe bo mw'isi? Mwabaye iki? Iyi si ko tuzayisiga, iyi si nta nyirayo, twese tuzapfa. Ubyemere cyangwa ubyange, twese tuzagenda. Kubera iki nakoze ikiganiro nkikijwe n'ino gitari n'ino aritere? Bana banjye cyangwa se mwe munkurikiye, muzajye mwita kuri passion, icyo mukunze ari cyo muzakora. Gitari ndayifite mu bushobozi buke, nubwo nta mafaranga menshi ngo nkore music, nkore umuziki, ariko ndazandika mu ntege nke y'Imana iciye inzira, ndazisohora. Mu buzima bwawe uzite ku kubaho uko ushaka, uko wumva ubyumva bikunze, biguhaye amahoro. Kandi impamvu ya aritere, jya ukora umwitozo, jya ubaho uri fit, ukoresha imitsi. Ntago ubuhinzi, ntago gukora imirimo ivunanye ivuna koko, ahubwo irambura imitsi. Uzamenye ko nakundaga music, ko nakundaga gukora siporo. Ikindi cya gatatu, Bible. Bibiliya benshi baravuga ngo si ijambo ry'Imana 100%, warimo ibitekerezo by'abantu, ariko reka tuvuge ko naho haba harimo ibitekerezo by'abantu, byibuze harimo amagambo yagufasha kuba muri ino si, harimo amagambo y'ubwenge. Niba utakemera ko ari ijambo ry'Imana, ariko kuko nayo twese twemera, abenshi twemera ko ari ijambo ry'Imana, yubaho usenga, we n'umutima wawe umenye ko Imana muri kumwe, muri connecte. Hajya habaho intege nke mu buzima bitewe n'ubukene n'ubuzima bugoye, ariko jya umenya ko Imana ihakubereye, wabayeho kubw'umugambi w'Imana. Uzazirikana Imana yawe, ntuzaharanire kwereka abandi ko ukijijwe wowe, kuko nushaka kwerekana abandi ko ukijijwe cyane, ibyo nibyo bihembo byawe, bazagushima gutyo gusa. Kizwa koko imbere y'abantu n'imbere y'Imana, aho abantu bareba naho batareba, kuko Imana ireba hose. Reka ntinira ahangaha, ibyo navuga ni byinshi, ariko ibyo umuntu ataganiriye muri iki kiganiro muzagenda mubona no mu bindi biganiro. Amahoro n'ibyigisho bya Nyagasani bikomeze kubana namwe. Ni start doing what you are passionate about. Nababwiraga icyo mwakora umunsi nzaba ngiye, kuko ibiganiro byose mba nkora cyangwa se ubuzima nawe ubamo bwa buri munsi, ni ubutegura kuzava muri ino si. Ni ibimenyetso, ni umurage usigira abantu, usigira ino si. Niba uri gukora nabi, uri gusiga umurage mubi. Niba uri gukora neza, uri gusiga umurage mwiza. Imana ikomeze barinde, tuzasubirana akagaruka, kandi mbifurije ko twese twazahurira mu ijuru. Réponds-moi tout puissant, vétérinaire, même si je te critique, pardonnez-moi, expliquez-moi, car je suis un imbécile. Je voudrais accéder à la vérité, bien que je te critique. Pardonnez-moi, expliquez-moi, car je suis un imbécile. Je voudrais accéder à la vérité.